Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro kuko twebwe yaratubohoye, ariko hari abandi bakiboshye. That's our mission. Kubona abanyabyaha ukababazwa nabo. Yo narasinzira, umutware w'inkugeraza aramaze ati wabaye ute wa munyabitotsi ibyuko utakiri Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke, kuko izindi zose twazigerageje byanze. Tekereza kumva abantu bose batakiye ibigirwamana byabo, bageze baravuga ati wenda uyu muntu umwe usigaye ashobora kuba afite Imana ishobora kutubera igisubizo. Byuko utakiri Imana yawe. Mwareze tugatakira Imana yacu, ko hariho benshi bavuga ngo ariko ibi bintu nzabivamo ni. Mfite abantu benshi ntimushobora kubyumva, wenda niyo mpamvu ugiye mbyumva. Ufashe telefone yanjye, WhatsApp yanjye yaruzuye. Pastor nakora iki ngo mve muri ibi bintu? Nakora iki ngo mve muri ibi bintu? Ku rugo rwanjye rwananiye nakora iki? Ku buzima bwananiye nakora iki? Ko numva nihebye nakora iki? Byuka utakiri Imana yawe, aharaho yatwibuka ikadukiza. Abo bantu bose ni twebwe bategereje. Hari ahantu Paulo yandikiye Abaroma arababwira ngo ibyaremwe byose ngo bitegereje guhishurwa, bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Iyo ashaka ari kuvuga n'abaremwe bose ubwo barimo bategerezanya amatsiko guhishurwa, igihe tuzagaragara nk'abana b'Imana tukabazanira ibyiringiro. Hanyuma umva icyakurikiyeho ku murongo wa 7 ngo amaso bose baravugana bati nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. None ibyo guhamagara ibigirwamana byabo byanze, nayo nayahagurutse, nayo nashobora kubarega yarasenze, arasenga biranga. Baravuga ati noneho reka dufinde turebe uduteje ibibazo. Hanyuma ngo bose baravugana bati nimuze tumenye utumye tugira ibi byago. Nuko barafindura, ubufindo bwerekana Yona. Bahera ko baramubaza bati tubwire utumye dutezwa ibi byago, ukora muri moki, uraturukaye, uri wo mu kihe gihugu, uri bwoko ki? Iki kibazo bamubajije ndagikunda cyane. Tubwire wowe uduteje ibi bibazo, uri wo mu kihe gihugu, uraturukaye, uri bwoko ki, mutugane. Arabasubiza ati ndi umuheburayo, umva ikinyoma sha, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Imana yakubwiye ngo genda ujye nini uranga, none urimo urabeshya abantu ngo ndi umuheburayo, ngo nubaha Imana yo mu ijuru. Imana igomba kwerekera ubwo turabeshyera ubusa Yona, you will go. Hanyuma maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza bati ibyo ukoze ibi ni ibiki? Ibikoze ni ibiki? Kuko ngo yarababwiye yuko, kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka, kuko yarabibabwiye. Baramubaza bati tugire dute ngo inyanja iduturize? Kuko inyanja yiyongeranyaga kwihinduriza, kuko Imana yari yarakaye, iravuga utumva Yona urahungira ubusa, urajyayo tu kubita umuyaga, urazamuka ubwato bujya hejuru. Aravuga ati rero mbabwire igisubizo cyanyu, ni mu nterure mu njugunye mu nyanja, nayo irabaturiza, kuko nzi yuko iyi shuheri yabateye ari jye ibahora. Ariko abo bagabo baragashya cyane ngo basubire hakurya y'umusozi, ariko ntibabibasha, kuko inyanja yiyongeranyaga izikuka ikababuza. Nicyo cyatumye batakira Uwiteka, bakavuga bati turakwinginze Uwiteka, turakwinginze twe kurimbuka tuzira ubugingo bw'uyu muntu, kandi ntudushyire mu rubanza rw'amaraso y'udacumuye, kuko ari wowe Uwiteka ukoze icyo ushaka. Baterura Yona bamujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. Maze abo bagabo bahera ko batinya Uwiteka cyane, bamutambira igitambo, bahiga imihigo. Ujya bagakanda gakunda kubwirizwa na Yona baramuteruye bamutaye mu nyanja, ngo inyanja ihita ituza. Abantu baravuga ati Imana y'uyu mugabo, iyi ni Imana irakomeye. Ngo bahita bayitambira ibitambo, bayihereza ishimwe. Haleluya. Harimo isomo rikomeye cyane, kuko ubundi nibura niba twameraga nka Yona, aho tugiye hose tukaturira abantu yuko turi abakozi b'Imana, niyo twaba tumeze nabi, kabuto ubwo mu ndeba agiye munyitondere, nshobora no guteza ibihombo.
munyitondere nshobora no guteza ibihombo kuko jyewe ndi umukozi w'Imana. Kandi koko tubaye abakozi b'Imana bafite ubuhamya. Ikintu cyatumye abo bantu bizera Imana ni ubuhamya bwa Yona. Kuko Yona yabahaye ubuhamya aravuga ati jyewe ubwo mundeba nubwo ndi mu byaha, nubwo ndimo guhunga Imana, ariko ubundi ndi umukozi w'Imana, ndi umuheburayo, nubaha Imana yaremye ijuru n'isi, ariko mpunze Imana. None dukora iki? Ni munterure mu njugunye mu nyanja, naho ubundi nige soko y'ibibazo. Uzi ko buriya natwe turi soko y'ibibazo. Isoko y'ibibazo. Reka mbere isoko y'ibibazo. Isoko ya mbere y'ibibazo ibera hano mu gatuti. Aha ngaha kuri aritari aho twe dukorera. Gufata umuntu utaramenye Yesu tukamubatiza, tukamukomeza, tukamwita umukristo ni isoko y'ibibazo. Ari uwo muntu tuba tumuhemukiye, ari na sosiyete tuba tuyihemukiye, natwe tutiretse. Ariko zizi nama tujyamo inkoni dukubitirwayo. Ariko ubundi abanyamadini kecara ukavuga ati ariko buriyo tuba twarakoze umurimo wacu neza, umurokore yajya hanze akamera nka Daniyeli, umurokore yajya hanze akamera nka Yosefu. Urabizi Yosefu yagiye muri Egiputa arotora inzozi za Farawo. Farawo arahindukira areba abo bantu bamukikije, avuga ati tuzakura he undi muntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Akuramo impeta aramubwira ati umva Joseph, umva Petit, ku myaka yawe 30 ubonye promotion, uzanyungiriza Egiputa yose igikumvira, ni jyewe jyenyine usigaye hejuru yawe. Hari umuntu mwari mwabona bahaye promotion kubera ko akizwa? Nuko se bitakunda? Nuko ntacyo twamaze, nuko ntacyo twahinduye, nuko ntawe twimpressionnye. Ujya mu nama bakavuga ngo abantu ngo basigaye birirwa basenga ntacyo bakora, ngo abanyarwanda babaye imburamikoro. Hanyuma ukababara kuko uzi neza ko ubundi iyo tuba dusenga bigahindura ibintu n'abantu n'abapagani babibona bakatwubaha. Yona aramubwira ati iki kibazo n'igihe wagiteje. Kuko turagenda kera nyuma muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, nari nshinzwe forumu y'abanyamadini kuko nanjye nari umunyamadini. Noneho umvayo nari mfite faride ingana gutya yuzuye amatiku yo mu madini, kuko iyo bandikiraga minaroke cyangwa perezidanse cyangwa n'ahandi bampaga kopi, bayoherezaga kuri komisiyo, ariko kuri komisiyo nanjye abakomisiyeri bose dahera baduhaga kopi. None ngiye kuva muri komisiyo ndabona se iyi faride ndayitwara ndabana ya singiye kujya mbungana ibibembe bya namani nka Gehazi. Naragiye nyicaraho ndayitwikira urupapuro ku rupapuro kugira ngo ntazajya nsubira inyuma nkabisoma. Ariko mu minisitiri umwe naramubwiye, ariko minisitiri wambwiye ko uri umwangirikani ko ntarakubona waje gusenga. Arambwira ati kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu ati mba nkora imirimo nashinzwe na leta y'u Rwanda. Ati ariko ku cyumweru ati mba ndicaye ndimo gukora imirimo mwampaye, ati mba nsoma amabaruwa yanyu. Yeshima mu mutwe nawe ni yewe urampamije. Ati burya rwose ziriya ntambara zanyu ati ntabwo zimpa amahwemereka. Turatuko kandi abanyabyaha bararimbuka kubera ko tutakoze umurimo wacu neza. Uzi igihombo Yona yateje muri ubu bwato? Mwagisomye mbere, mwacyumvise ngo bafashe imizigo yabo bayijugunya mu nyanja. Reba ku murongo wa 5 ngo abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye, ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge. Bagaje zose, kandi ubu bwato bwari komerisiyari, bwari butwaye imizigo y'ubucuruzi. Bafata imizigo yabo bajugunya mu nyanja, bafata na bagaje zabo zirimo imyenda bajugunya mu nyanja. Ibyo bari batwaye biremere byose bajugunya mu nyanja. Yona ateje igihombo. Turateza ibihombo iyo tutagendana n'Imana nk'uko bikwiriye, duteza ibihombo.
Pawulo yandikiye abaroma arabwira ngo dore izina ry'Uwiteka riratukwa kubera twebwe tugateza ibihombo. Yona yewe naho yihaniye Imana yabwiye ati none ubwo wihani igifi cyaramumize kiramucira aramubwira ati none ufata iyi nini, aragenda ajyayo ababwiriza igice cy'ubutumwa, ikindi arakibahisha. Kuko buriya abantu benshi ntabwo bazi ibyo Yona yakoze. Yaragiye ageze Niniwe aravuga ati ubu ngubu azana ubutumwa bw'iterabwoba, aravuga ati ubu ngubu ni iminsi 40 gusa Niniwe yose akaba ari icyavu, kandi abyinjoyinga. Hanyuma ngo arangije aragenda ahagarara hejuru y'umusozi ategereza ko Niniwe irimbuka. Hanyuma ngo umwami w'Niniwe n'abaturage baho babyumvise, kuko ngo yamaze iminsi 3, ngo yamaze iminsi 3 agenda avuga ngo Niniwe iminsi 40 hano hazaba ari icyavu ntawe rigeretse kurindi. Abaturage babyumvise Imana ibakora ku mutima ngo bambara ibigunira, ubutumwa bugera no ku mwami w'Niniwe, ngo ategeka itegeko aravuga ati guhera ku pusi n'imbwa n'inkoko n'inka n'intama ikigenda cyose kiri Niniwe kugeza ku bantu no kugeza kuri gihe umwami, twese twambara ibigunira dutakira Imana turebe yuko yatubabarira ibyaha byacu. Niniwe hari hano, kandi Yona ntabwo yari yavuze ubutumwa bwuzuye, yari yavuze igice cyabwo, yakoze iterabwoba gusa. Ubundi yagombaga kubabwira ngo Imana iravuze ngo ibyaha byanyu byirundanije imbere yayo, niba mutihana ibyaha byanyu murarimbutse, ariko nimwihana ibyaha byanyu niyo ikiranukira kutubabarira. Reka da, ako ntiyakongeyeho kuko yashakaga ko barimbuka. Abonye Imana ibababariye ngo yicara ku musozi ararira. Imana iramubwira ati ariko Yona, ngo imuremera uruyuzi ruramera ruramutwikira kuko izuba ryaho ryari ryinshi. Ariko ngo haciyeho iminsi amaze kurunezererwa ngo yohereze inandira irurya imizi ruruma, ngo izuba riramukubita kabisa. Imana igomba yakuyeho n'ibicu, izuba riramukubita, ngo noneho ngo yisabira gupfa. Imana iramubwira ati ariko Yona, uburakajwe n'ukuri koko? Atumva ndarakaye no kwiyahura nakwiyahura. Imana iramubwira ngo ubabajwe n'uruyuzi utateye, ngo none ngo jye sinagombaga kubabazwa n'aba bantu barenze 100,000 n'amatungo ari Niniwe. Ariko Yona buriya rero hari icyo nkundira Yona. Yona yari umunyakuri. Buriya nicyo abantu benshi batasobanukiwe, Yona yari umukozi w'Imana. Kuko nibura we umva Yona yavuye ndamwimagina Yona yicaye nko mu iteraniro akaza akavuga ati pastor nimumpe mikrofone mbabwira amahano mvuye gukora. Atuzi ko Imana yantumye Niniwe nkanga kujyayo. Ati shaho ugomba mbabwira ati nateje ibihombo, ati naragiye umuyaga urazamuka, ati abantu bagira ubwoba batakambira ibigirwamana byabo byose, barashoberwa bafata bagaje bazita mu nyanja. Ati kubera giyewe, ati ndangije barambaza ndababwira ngo gende umukozi w'Imana ariko mpunzi Imana nabyanze nabivuyemo. Ati hanyuma baranterura abanaga mu nyanja, igifi kiramira, ngeze mu nda ntakira, Imana irandekura. Ati ariko ngeze Niniwe, ati noneho nageze Niniwe nkora ndi mahano. Ati nanga kubabwira ubutumwa uko nagombaga kubabwira, mbabwira igice cyabo. Ati ariko Imana irantungura. Ati barihana sha. Ati fure tekereza, ati nababwiye ubutumwa ntashaka kubabwiza ukuri kose, bararenga barihana. Rero buryo ushatse wajya ugendana n'Imana, ati kuko ushobora no kutavuga ubutumwa uko wabishakaga, ati ukabona abantu barimo kwihana, ati ukajya uvuga ngo bla 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 bla, tukabona abantu barihari. Buryo Imana ishaka gukiza abantu ntabwo isaba ko tuba intyoza. Iki keneye gusa ni umuntu ugenda akabwira abantu atari ko buryo uzi Yesu. Niyo byakunanira ujye umubwira tumva reka nkubwize ukuri, ukeneye Yesu. Byiringiro ntiyabitubwiraga umuntu watwaye umugore mu modoka akamutangira kumubwira utumwa ati nkura akayogi mu modoka. Ariko yarangiye ati Imana iguhe umugisha kandi naburiya utumwa ubwiteho, kandi arangije abitekereza arakizwa. Muzumve Apotre Masasu atanga ubuhamya. Yigeze kubuduha kera ngo yari yicaye mu kabari Kinshasa, ariko abona ubuzima bwanze kabisa. Umuntu nabwo atari ko rabizi shaka. Tire buri bw'ibintu byanze ati uzagerageza ujye hare mu barokore ushobora kuzakuraho igisubizo. Aragenda arakizwa.
buri ikintu kizatuma umuntu akizwa wowe si umurimo wawe gusa, genda ubabwire ko Yesu akiza. Nushaka kujya ubivuga nabi, nushaka kujya ubicurikanga, ariko wowe nawe wese amenye ko Yesu akiza. Aho ugenda hose bamenye ko ufite Yesu. Ikibazo dufite murakizi, tumeze nka Yona, turi mu bwato dusinziriye. Ariko Yona yatubereye imfura, araza aravuga ati rwose jyewe narabizambije kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo, ariko abantu barakijijwe. Ubundi Yona iyo aba ameze nkatwe, aba yaraje akavuga inkuru y'ukuntu niwe hakijijwe, ntatubwire ko yari yakoze amahano. Akavuga ati rwose ubwo mundeba ndi igitangaza cy'umuhanuzi, naragiye Imana irambwira ngo genda ujye niwe, kariya kitarushisha kakadropa. Ati ndagenda ngezeyo shaho, ati nazengurutse iminsi 3, ati navuze ubutumwa, umwami yambara ibigunira n'ihene zambara ibigunira. Akibagirwa kutubwira yuko abantu bakijijwe, we akajya kurira aririra uruyuzi. Ariko Yona yabitubwiye byose uko byakabaye, kubera iki ni isomo rikomeye kuri twe, kuko natwe hari aho duteza ibihombo. Iyo ucecetse ntuvuga ubutumwa urimo guteza ibihombo, iyo ubuhamya bwawe ubwishe urimo guteza ibihombo kuri wowe, kandi no erega burya na bagaje zayo nazagendeyemo. Mu byo bajugunye mu nyanja na bagaje zayo nazarimo, kandi mu gikapu cyashobora kuba harimo amafaranga yarari. Buriya yagiye niwe adafite na pocket money, ubuntu bw'Imana gusa, ko nawe yari yiteje ibihombo. Iyo ugendera mu byaha uba ukorera mu bihombo. Mpora mbibwira abantu ngababwira, n'umuntu wese uba mu byaha uba urimo guteza ibihombo. Witeza ibihombo wowe ubwawe, ugateza ibihombo umuryango wawe, ugateza ibihombo n'abo muturanye bose. Ariko zibura abantu bateje ibihombo muri iyi si uko bangana. Umuhungu w'umupagani yiteza ibihombo, agateza ibihombo umukobwa wese umwegereye, akajya kubetinga akabagiye mu bihombo, agahomba. Umva, ubuzima bw'ibyaha ni ibihombo gusa, ni inzira ya Yona. Ahubwo uyu munsi niba wicayemo uri mu bihombo, mbere yuko dusengera n'abandi wihereho. Hari igihe umuntu yicara hano ukagira ngo we bimeze neza, kandi nawe yicaye mu bihombo. Ibihombo, ibyaha n'ibihombo. Ariko reka nsoze, nababwiye ngo turavuga abagabo babiri mu nkuge. Nimujya mu byakozwe n'intumwa igice cya 27, inkuru ya hano rero yitandukanye n'iya Yona. Uyu mugabo witwa Paulo nabo bari muri iyi nyanja, iyi ngiyi ba Yona bari mu niyo Paulo yari arimo. Noneho ngo baragenda bagiye guhaguruka mu nyanja, Paulo arabwira ati ariko muzi ikintu, hari ikintu mbonye. Imana nsenga irambwiye ngo ntimuve muri uyu mwaro. Murebe 27 umurongo, reka duhere kuwa 7, ngo tumara iminsi myinshi tugenda buhoro, tugera bugufi bw'ikinido bituruhije cyane, maze umuyaga utubujije duhita munsi y'ikirwa cyitwa Ikirete imbere y'Salumoni kukikingaho umuyaga. Tugikikira bituruhije cyane, tugera ahantu hitwa imyaro myiza bugufi bw'umudugudu witwa Lasaya. Ariko kuko hari hashize iminsi myinshi, kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga, kuko ndetse n'iminsi yo kwiyiriza ubusa yari yarashize, nuko Paulo abagira inama. Look at the difference. Aba bantu bo bari mu kaga k'inyanja, Paulo umukozi w'Imana usenga abagira inama. Ubundi nuko twagombye kumera. Nubona umuntu ubuzima bwananiye, umubwira utari ko n'ibindi byose byaranze, gerageza Yesu umugira inama. Niba uri umugabo n'umugore ukabona urugo rwananiranye, ubegera ubabwira utari ko buriya ubwo byanze, mugerageze Yesu, niwe usana ingo zigatungana. Niba ufite umusore, urubyiruko, dufite urubyiruko rwihebye, cyewe niranwa nawe. Abantu batagira icyerekezo, kaza kuvuga ati pastor jyewe numva nta kindi shigaje, ntaki, ukamutera agashinge gakeya ka Yesu, ukabona umuntu asubiranye ibyiringiro. Ndababona hari benshi banyandikira bari muri Amerika, abandi bari za Canada, abandi bari za abandi bari mu Burayi, abandi bari hano iwacu,
bazurwa no kumva ko Yesu aguha ibyiringiro. Pawulo abonye ko abantu bihebye ngo ariko kuko hari hashize iminsi myinshi kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga, kuko ndetse n'iminsi yo kwiyiriza ubusa yari yarashize, nuko Pawulo abagira inama ati yemwe bagabo, mbonye yuko uru rugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha byinshi, si iby'inkuge n'ibirimo gusa ahubwo n'ubugingo bwacu nabwo. Arababurira ariko banga kumva. Umva uko bamubwiye ngo ariko umutwaro utwara umutwe yumvira umwerekeza na nyir'inkuge kurusha ibyo Pawulo avuze. Ati wowe uri imfungwa, tukujyanye i Roma gucirwa urubanza, none wigize najya iwawe urimo uratanga inama, wigize igitangaza cy'umuntu. Pawulo aricecekera aravuga ati abantu bamwe bahana bavuye ntubahana bajyayo. Baragenda, umuyaga uba mwinshi, nimumanuka mukagera ku gice cya 10 ku murongo wa 18 baratubwira ngo dukomeza gutereganwa n'umuyaga cyane, nuko bukeye bwaho baroha imitwaro mu nyanja. Bakoze nk'ibyo mu gihe cyayo nabakoze, bagaje zose bari batwaye, kandi ubu bwari ubwato komerciale bwari bugiye mu Butaliyani, buvuye muri Egiputa. Ngo baroha imitwaro yose mu nyanja, ku munsi wa gatatu bajugunya iby'inkuge mu nyanja. Noneho neza inkuge barayividuye, bagaje zose bazijugunyemo, igihombo cyabaye. Ariko umukozi w'Imana Pawulo yari yavuga ati ntimugende, kuko uru rugendo Imana inyeretse ko ruzabamo ibibazo. Abo nibo twagombye kubaho, abantu batega Imana amatwi tukaburira abandi, abantu batega Imana amatwi tukabera abandi umugisha aho kubabera umuvumo. Noneho nabwo barakomeza. Hanyuma ku murongo wa 21 ngo bamaze myinshi batarya, bageza kukurumva n'ibiryo bari babijugunye mu nyanja, ngira ngo basigarana dukeya. Bamaze iminsi myinshi batarya, Pawulo ahagarara muri bo hagati arababwira ati yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira ntimuve ikirete, ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Haleluya. Nkunda Pawulo. Aravuga ati narababwiye ngo mugume ikirete, mwanga kunyumva. Mwari mukwiriye kunyumvira kirya gihe, ntimuve ikirete. Kandi ndone ndabakomeza, nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana, nduwayo nyikorera. Akambwira ati Pawulo, witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kayisari, kandi dore Imana iguhaye nawe mugendana bose. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe, ariko dukwiriye gusukwa ku kirwa. Uyu mugabo ndamukunda cyane. Arababwira ngo umva, reka mbahumurize, nubwo mwanze kunyumva, inkuge yo murayihombye yarangiye. Imana yabinyeretse ngo iyi nkuge ntimuyitegereze, ntimumwibwire ko muzayigeza kure. Narababwiye mwanga kumva. Hari abantu bwira ibihombo byamara kuba byinshi bakabona kumvira, bakumvira inzu baraziteje, bakumvira baramaze kurwara sida, bakumvira urugo rwaramaze gusenyuka. Narakubwiraga kuva kera. Harabonye mbaza nkorose, nta muntu urakubwira ubutumwa bwiza. Ati barambwiye ariko nanga kumva. Ubu se noneho witeguye kumva? Witeguye kumva? Hari umugabo twaganiraga ejo bundi, nyoye inzoga neza, ubuzima bwe burashira, inka zirashira, nawe ubwo arashira, nyama zo mu nda zose ziba ubureti. Ahubwo umwuka udasohoka. Urashaka kwakira Yesu? Se nta muntu wari wigeze kubwira ko ugomba gukizwa? Barabimbwiye. Barabikubwiye wanga kumva, inkuge imaze gusenyuka, ibyawe byose bimaze guhomba, ubonye kwakira Yesu. Ariko mwagiye mwakira Yesu hakiri kare, mukiri bato. Njya nshima Imana, ngewe ubuzima bumaze kunanira, Yesu yaje mu bugingo bwanjye. Njya nkunda kubaho ubuhamya hano. Hari igihe ugerageza ubuzima bwose, ntabwo nigeze mba umusinzi, ariko nakundaga byeri. Ntabwo nakundaga byeri, nakundaga igipindi cyo mu kabari.
buriya mu kabari haba ikintu cy'ikigare cy'igipindi, nari meze nk'umwatenayi ngo nibo bakundaga inkuru zishyushye. Buriya mu kabari haba inkuru zishyushye, baricara bagakuraho guverinoma bagashyiraho indi, bwacyo ugasanga iracyariho, kandi mu kabari mwari muyikuyeho, bakakubwira ibizaba n'ibyo batazi, kandi kubera ko buri ikigoryi nawe ukabikunda ukajyamo ukabyinjoyinga, ukajya mu bakobwa ukagira gute, ukajya nibaza ariko ubu nibwo buzima bambwiye. Is this life? Ngira Imana yasaza mu bugingo bwanjye ntarateza ibihombo byinshi. Ngiye mu buzima bwanjye nateje ibihombo bikeya, kuko nagize Imana yasaza mu bugingo bwanjye ntarateza byinshi. Ko njye mbitekereza iyo ntindamo gatoya, nanjye ubwanjye nari kuba igihombo, kuko iyo mbaza abadokiteri, aba enjeniyeri, aba lisansiye twiganye naherekeje bishwe na sida, ndavuga ngo kabisa nanjye iba yarantwaye iyo Yesu ataza vuba. Kandi impamvu mbibabwira, ntabwo ntinya kubibabwira kuko benshi baracyagendera muri izo nzira z'ubugoryi. Aho twigishaga Irurindo haje umukobwa umwe mu gasenta kawo, ahitana abarimu benshi mu bo twigishanyaga. Kandi ikintu kigutangaza, uwo mukobwa yankundaga bitabo, aravuga ati mu bahungu bano yarabi abandi bo kudusenta nyine, yankundaga urukundo. Ngira Imana asanga narakijijwe. Ubu njya nibaza nkavuga nako yomba ntarakiriye Yesu, nanjye aba yarantambikanye ko nari umunyabyaha. Ariko hari bamwe muri mwebwe bicara bakabeyabeye hano hirya muri koridoro, kuko rero mugiye kumbwira ngo ntimujye mubeyabeyayo, nimushatse nababwira n'amazina. Bakaza hano bagasenga baranyeza bakajya kubundabunda muri koridoro. Ninde wabwiye ko sida yavuyeho? Yarangiye ryari iyo declaration yakozwe nande? Hanyuma nimurangiza nimuzagira ibihombo ngo ntibababwiye. Paulo yari yabwira ati mwivi kireti, nimuvi kireti y'inkuge murayiheba, ahubwo namwe mwihutire kuva mu byaha naho ubundi. Cyewe njya ntangara cyane, abakobwa akicara hano agasambana ngo nabonye umugabo w'umubosi. Uwo mugabo w'umubosi ndi wakubwiye ko ari muzima. Benshi bari ku miti. Kuba umuntu agenda muri burabasi ntibivuga ko ari muzima. Kuba agenda muri V8 hari igihe aba ari mu nzira iganira ikuzimu akagutambikana ukabura inkuge. Kandi Paulo yari yababuriye, muraburirwa buri munsi ariko ntimwumvira. Bahanga kumwumvira arangira, ariko hano ntabwo yabakoze ku matama, yarabwiye ati ariko tukiri kereti nababwiye ngo mwe kuva ahangaha. Ariko zikubona usengera umuntu, asengera umukobwa yatwaye inda, akaza akabwira ngo pastor ngo ubu ngubu ngo kuki Imana ngo yemeye, kuki Imana yemeye. Ubundi sigiye yavugaga ngo ntimuzasambane, ni rimwe ni kabiri ni gatatu wabyumvise ngo kuki Imana yemeye ko bimera bitya, kuki Imana yemeye ko ndwara. Ntabwo Imana yigeze yemera ko urwara, bakubwiye kutava ikireta uranga. Ushobora kurara ijoro ejo uzapfa. Simvuga gupfa bakaguhamba, oya. Ukarara ijoro ejo inkuge yawe izahomba. Buri munsi se ntimubibona? Buri munsi ujya kuri radiyo, inda zitateganijwe, inda z'abangavu, inda z'abangavu, inda z'abangavu zabaye inda z'abangavu. Muzabyumva no muri izo nama turimo nabyo biragaruka. Ni teme isigaye igaruka mu Rwanda, inda z'abangavu. Niba byankundiraga nibura abo dusengana mukifunga mukavuga ngo ya abasengerera imera ntituzabarwa muri abo ngabo. Ariko ushobora kurara ijoro ejo ari wowe.
kuko wanze kuguma ikereti, wanze kuguma muri safe zone muri Yesu. Hanyuma Pawulo rwose ngo ahagarara hagati yabo, noneho afashe authority, arababwira ati noneho bene data ndababwira, jewe ndi umukozi w'Imana, Imana yambwiye ngo iyi ngugeyo muyisezereho, ariko mwese kuko ndi umukozi wayo ubugingo bwanyu bugiye kurokoka kubera jewe. Haleluya. Ubugingo bwanyu bugiye kurokoka kubera jewe. Umva ukuntu yababwiye ngo dore Imana iguhaye nabo mugendana bose. Imana igize ite? Iguhaye nabo mugendana bose. Kandi nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe. Byiringiro ntiyadohoza tubwira ibyo kwizera. Izere ko Imana izaguha abo mugendana, ariko bumbura umunwa wabwire. Erega burya niyo bakwanga kumva ijambo ry'Imana ntiribora, ribabwire. N'ubundi Imana ntigeze ivuga ngo mugende ngo mwemeze abantu ibyaha, yaravuze ngo mugende mubwire abantu ko Yesu akiza. Ariko aravuga ngo umwuka wera naza niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Haleluya. We babwire gusa, si ngombwa kubemeza, babwire kandi wizere yuko Imana izabaguha. Haleluya. Yewe mu bintu bisigaye binezeza, mpura n'abanyarwanda bahose, pastor ubutumwa bwawe burimo buradufasha. Avuga ndimo nasubizwa ko nigeze kubwira Imana y'ibwira Imana nterera imbago itere mu Kagera, iyindi uyitere mu Kivu, indi uyitere Ikagitumba, indi uyitere kuri Rusizi, maze umpiye zone gusa abavuga ikinyarwanda nimbwiriza bagakizwa. Ningera mu ijuru uzampembera abo ngabo. Niba uzaba yarabwirije abangana batyo bazamuha umweyo, uzanshyire mu bakubura, nta kibazo. Ariko ubu ngubu mbona abantu benshi bakambwira ati kabisa narakijijwe, abandi bakaza bakambwira ari abari hanze ari bari hano. Kubera iki? Imana izaduha abo tugendana. Bwiriza ubutumwa, tinyuka, bumbura akanwa, bwira abantu, kuko inkuge irenda kurohama. Inkuge nyinshi zarohama. Umva rero ikintu cyakurikiyeho, ikintu nkunda muri iyi nkuru, Pawulo yarababwiye, nuko ntashaka gusoma iyi nkuru ni ndende cyane, murabibona kureshya. Bigejeje ku murongo wa 30, umuyaga wabaye mubi pe, ngo abasare bashatse guhunga mu nkuge bamanura indere mu nyanja. Indere n'utwato duto bakoreshaga iyo ubwato bwabaga burohamye. Bamanura indere mu nyanja, abasare bashatse guhunga mu nkuge bamanura indere mu nyanja, basa n'abashaka kujugunya imbere y'inkuge ibyuma byo kuyitsika. Pawulo abwira umutware utwara umutwe w'abasirikare ati aba nibataguma mu nkuge ntimubasha gukira. Maze abasirikare baca imigozi y'indere barayirekera agenda. Mwabibonye ko Pawulo watangiye gutanga amategeko, noneho baramwumvira. Arimo aravuga ibwiriza atanze ryose bakaryumvira. Ko bavuze bati uyu mugabo umutware utwara abasirikare, ariko murabizi uyu mugabo ndabyemeye koko arimo Imana. Uyu mugabo ndabyemeye arimo Imana. Ibyo yatubwiye nibyo. None ni urimo kudutera umwete. Atanze amabwiriza baramwumvira. Murongo wa 33, bwenda gucya Pawulo arabinginga bose ngo barye. None uyu munsi ni wa 14, mutegereza mutarya, mudakoze intoki ku munwa. Nicyo gitumye mbinginga ngo murye, kuko ari byo biri bubakize, kandi hatazagira agasatsi kamwe gapfuka ku mitwe yanyu. Amaze kuvuga atyo yenda umutsima, ashimira Imana imbere yabo bose, arawumanyagura atangira kuryaho. Bose babona ihumure, nabo bararya. Minsi batarya, Pawulo aravuga ati ndabona mbabwire mwa bagabo mwe, niba mushaka kurokoka ni murye kugira ngo muze kubona imbaraga zo koga, kuko inkuge yo twayisezeyeho. Urabona Pawulo niwe usigaye ategeka ubwato. Aravuga umukuru w'abasirikare akamwumvira, aravuga bose bagahumurizwa bakarya. Uyu niwe twagombye kubaho. Mu bintu byose twagombye kuba abantu b'icyitegererezo. Mwumva uko birangira.
murongo wa 42, abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo uwoga agacika, kuko mu Baroma iyo umuprisoniye yagucikaga ubuzima bwahorerwaga ubundi, bagombaga kuguhana kandi cyari igihano cy'urupfu. Muribuka mu gice cya 16 abari barinze Petero yarabacitse, oya mu cya 12 abari barinze Petero yarabacitse, abacitse Herode ategeka ko bicwa kandi bari 16. Sirikare 16 barapfa kubera ko Petero yabacitse. Abaroma iyo imfungwa yagucikaga ntabwo ari prison, rwari urupfu. Uravuga ati aho kugira ngo dupfe tuziza aba prisonier, nimureke tubice hakiri kare, tuzaburana n'intumbi. Ngo abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri bo woga agacika, ariko umutwaro utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo agwabiza imigambi yabo. Umutwaro utwara uyu mutwe yageze aravuga ati mu byo mugiye gukora uyu mugabo agomba kubaho. Ariko icyatumye abaho buri Imana iyo yashatse kukurokora, kubera ko Imana yarambwiye ngo Pawulo ntuhangayike, iyi nkuge izameneka, ariko ubuzima bwanyu ntacyo buzaba kuko ugomba guhagarara imbere ya Kayisari. Iyo umugambi w'Imana ku buzima bwawe utari wasohora ntacyo uzaba. Haleluya. Ubuzima bushobora kukugora, ubuzima bushobora kuguhondahonda, ushobora kunanuka ukamera nk'umusumari, ushobora kunanuka ugasigara amagufwa gusa, ariko ntacyo uzaba iyo umugambi w'Imana yakuvuzeho utari wasohora. Umutwaro utwara abasirikare ngo agwabiza imigambi yawe, kuko ati uyu mugabo arimo Imana kandi kuba turokotse no kubera we. Favor y'Imana, igikundiro cy'Uwiteka. Abagabo babiri mu nyanja imwe, nubwo byose byarangiye byenda gusa kimwe. Mu gihe cya Yona yateje igihombo, mu gihe cya Pawulo abuza abantu kugira igihombo, baranga ariko arokora ubuzima bwabo. Haleluya. Hari abantu bazagira ibihombo mu buzima, ariko nitwumvira Imana tuzarokora ubugingo bwabo, kandi niturokora ubugingo bwabo nabo bazamenya yuko twabigizemo uruhare. Amen. Aha tubona rwose icyitegererezo cyiza. Pawulo nimunakurikira inyuma, bageze no ku kirwa cya Malta aho ubwato bwabo bwari bwasenyukiye, bageze basanga umukuru w'umurwa ngo arwaye macinya, se w'umukuru w'uwo murwa. Pawulo amurambikaho ibiganza arakira ngo babaha ibyo bari bakeneye byose. Urebye neza kuva aha ngaha kurinda iki gice cyose kirangira kugeza ku gice cya 28 kirangira, Pawulo yahise banageze ni Roma. Uyu mukuru w'abasirikare yaravuze ati uyu mugabo atufite kashi, ndati ndazifite, ati wewe baguha inzu ntibakujyane muri gereza, ugende wikodeshereza inzu, uzaba prisonnier domicile, bazajya bakurindira mu nzu wikodeshereje. Kubera iki? Yari yakijije ubwato. Favor y'Imana iba kuba yubaha. Favor y'Imana, igikundiro cy'Uwiteka kiba kuba yikorera. Amen. Iyo ubugingo bw'abantu bwakize kubera wowe, barabyibuka. Hari abantu mu ijuru uzatunguka bakavuga ngo turashima Imana ko wabayeho. Mu 2003 Perezida wa Repubulika uyu dufite Paul Kagame twenda gutora, kuko bw'inzibacyuho yari irangiye, bafunguye imfungwa abagororwa bagera ku 7,000 bari baremeye ibyaha. Noneho icyo gihe nari vice perezida muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ariko nari umuvugabutumwa. Gereza zose zo mu Rwanda nazibwirijemo kandi nabonye abantu bakizwa. Noneho turagenda tugirira imudende, buriya mudende nyamudende ibaruguririya muri Nyabihu, ntabwo ari ngiye hano hirya. Hariya bahitiriye aho ririya shuri ryahoze, ubundi ryahoze mudende muri Nyabihu. Noneho turagenda tujyayo, tugiye gusura abagororwa bari bafunguwe, kuko icyo gihe bagombaga kubanza bagategurwa. Njyayo ngiye gufunga ingando yabo kuko nari vice perezida wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Hanyuma tugezeyo nyine bararirimba, yewe Yesu we waramamaye,
aho ugeze hose bagukurira ingofero. Bararirimba, noneho umupurizoni umwe bimwanga mu nda, kandi twari dufite n'abapolisi baduherekeje turi imbere nyine, urumva twari abakozi ba komisiyo. Bimwanga mu nda rwose, arasimbuka araza arampobera. Umupolisi amutera sendiri ngo we, ndamubwira nimwihorere. Arambwira ngo wa mugabo we, ngo Imana iguhe umugisha, ngo kimwe cya kabiri cy'aba bantu barimo kuririmba hano, ngo waje ku Gisenyi urabwiriza, ngo kirya gihe ngo twarihariye twese, ngo none 3 bya 4 by'abari aha ngaha ngo ni umusaruro w'ubwo butumwa. Numva nanjye hari ikintu bishyizemo. Uzi kubwiriza abantu mwazahurira mu nzira akavuga ati impamvu ndaha ngaha nuko wambwirije ubutumwa. Ariko njya nezerwa ningera mu ijuru nkasanga abantu bavuga gutyo, akavuga ati icyatumye turi hano nuko watubwirije ubutumwa. Ujye ubitekereza, icyatumye turi hano nuko watubwirije ubutumwa. Icyo cyonyine gishobora kugutera umwete wo kubwira buri muntu wese ko Yesu akiza. Kandi burya ntabwo bisaba ubuhanga, ntabwo bisaba gushyomoka. Bwira buri muntu wese muhura yuko Yesu akiza. Jobundi hari abantu b'abafundi bubakaga ntuza miridostonomi wanjye. Rero umwe, kuko n'ubundi bajyaga bakora hano, ndavuga nagushaka wari ukwiye gukizwa, ni timu yawe yose igakizwa ikakira Yesu. Kabisa ubu buzima muracyari batoya, mukwiye gufata Yesu, nta kindi kintu nababwiye. Hanyuma barangije arambwira ngo pastor ngo wampaye nimero yawe ngo azaguhamagara ngo tukaganira. Rero ntabwo nyabifata arareje, niyo umuntu ambwiye ngo muhe nimero ngo azamuhamagare tuganire, ndayimuha. Kuko ntabwo ubuzi igihe Yesu azamugarurira akaza mukaganira ukamusengera agakizwa. Buri muntu wese jya ugerageza umubwire ko igisubizo kiri muri Yesu, kandi muzabona Imana izabakoresha. Amen. Mwe kuza hano gusenga gusa, nusengera abanyabyaha ujye urangiza wisengera uvuge ngo Mana noneho ndasengera abanyabyaha, ariko nanjye yuzume nkoresha. Nta nubwo bisaba ibintu byinshi. Nuzajya ubyuka mu gitondo ukavuga ngo Mana nkoresha, uzajya ubona Imana igukoresha utanabiteguye, ariko ujye ubisenga ubikuye ku mutima. Amen. Imana ibahe umugisha. Munyemerere dusenge Imana, kandi noneho twebwe twagize umwanya wo gusengera abanyabyaha, ariko mureke tubanze twisengere. Tubanze twisengere tubwire Imana ngo Mana rero nkoresha. Amen. Hari iyo ndirimbo ya kangahe? Iba mu Gakiza ndabizi, ariko menya ari 20 na kangahe na 2. Yego, nimwe mu ndirimbo nkunda cyane. Kera nkikizwa, umva hari indirimbo nakundaga, iyi ngiyi yari Among My Best. 20 oya mu Gakiza. Nagiye muzo gushimisha Imana, niyo mpamvu. Yesu mwami ni utubaza ati ninde oya muterere hejuru ngo nabatereye hasi. Yesu mwami ni utubaza ati ninde we mwiririmba nk'abari mu masengesho ya nijoro. Hari igihe abantu bakurura indirimbo ukumva ntabwo ifite, ushyiremo kayindirije na 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 na. Dutangirane ariko mushyiremo
ka speed gake. Numye mu murima wanjye, dore hari benshi bazimiye, genda ubamenyesha ubuntu bwanjye, Mana yanjye, ntegeka unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye, ntegeka umama ubundi imbere yawe. Umuntu w'Imana yaravuze ati jye ntacyo nishobore, ariko ashyuhijwe n'umuriro, ati Mana none umpe Mana yanjye, ntegeka unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye, ntegeka ubundi imbere yawe. Hari abantu benshi bazimiye, batamenya umwami Yesu. Muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu. Mana yanjye, ntegeka unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye, Mana yanjye, ntegeka numa mwami ubundi imbere yawe. Mana yanjye, ntegeka unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye, ntegeka numa mwami ubundi imbere yawe. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira, ababwira ati mwakoze neza. Mana yanjye, ntegeka unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye, ntegeka numa mwami ubundi imbere yawe. igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira, babwira ati mwakoze neza. Mana yanjye, Mana yanjye, ntegeka unkoze Mana yanjye, ntegeka numa mwami ubundi imbere yawe. Amen. Kadufata umwanya dusenga Imana, ariko buri muntu wese yisengere. Tumaze kubona abagabo babiri mu nkuge mu nyanja imwe. Umwe yateje ibihombo kubera kudakurikira kudasohoza ubutumwa Imana yamuhaye.
undi agerageza gukiza igihombo, abantu baramurushya, ariko birangirira akije ubugingo bwabo kandi bemeye yuko afite Imana. Abantu bazamenya ko dufite Imana umunsi tuzaba igisubizo mu bibazo. Wenda uyu mugoroba nawe wicayemo waje kwishakira igisubizo cy'ubuzima bwawe. Ko hariho n'igihe umuntu aza nijoro, nagiye mbibona kenshi, umuntu akaba yumva ubuzima bwamushobeye gusa, akavuga ati henga nigire gusenga kuko n'ubundi nta kigenda. Niba wicayemo hano kuri uno mugoroba wumva inkuge yawe irimo kurohama, wumva ubuzima bwawe bwanze, ahubwo reka wari we duheraho. Zamura ikiganza uvuge utumva rero mbabwiza ukuri, nanjye ubwo mundeba hano nari niyicariye hano kubera ko hanze byari byanze. Tubanze tugusengere reka. Hariho n'igihe umuntu aje hano aje gushaka ibisubizo, twe tukibwira ngo yaje gutanga ibisubizo kandi ahubwo yaje kubishaka. Ubuzima bwe burimo kurohama. Urimo urambwira ngo njye kwirohora abandi, ahubwo nanjye ndimo ndarohama. I'm desperate, ndihebye. Akiyizira mu rusengero kwavuga ati wenda ningerayo hari igihe wabona Imana ihana bariye. Nagiye mbibona kenshi. Ahubwo rimwe na rimwe turabyibagirwa ko hari abantu baza hano mu rusengero akarara ijoro atazi no kurara ijoro icyo ari cyo, gusa akaza kurara ijoro kubera yuko yabuze ahandi ajya, yumva ibyiringiro byaheze. Wenda waba urimo kuri uyu munsi, kuri uyu mugoroba, niba urimo ntugire ubwoba, ntugire isoni, uzamura ikiganza uvuge uti uwo muntu ni jyewe, tugusengera Imana. Imana iguha umugisha rwose. Tambuka uze hano, reka mbasabe munyemerere muze hano tubasengere, ntimugire ubwoba. Mwigira ubwoba nta kibazo, ntabwo twenda kubakoza isoni. kandi umwami wose abakira, ababwira ati mwakoze neza Mana yanjye, tegeko muhindukire murebe hano, umunsi w'ikara muhindukire murebe hano. Mana yanjye, tegeko homa mwamubumbi imbere yawe. Reka dufatanye gusenga Imana, musenga musubiramo. Mwami Yesu, uyu mugoroba ndi imbere yawe, ubuzima bwanjye urabuzi, ibingoye urabizi. Ndagusaba uyu mugoroba uruhura umutima wanjye. Uyu mugoroba Mwami Yesu, nguhaye ubuzima bwanjye, ubweze, ubutunganye, undemere ibyiringiro bishya. Kandi Mwami Yesu, undamburire ibiganza, umfate unkomeze, umbere igisubizo cy'ubuzima mu bingora byose, mu binanira byose. Ujye umpa imbaraga. Kandi Mwami Yesu, ukomeze ubugingo bwanjye. Wa munsi nuhamagara amazina y'abera, nanjye sinzaburemo. Urakoze Mwami Yesu, kumvise gusenga kwanjye. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Aba bantu bahagaze imbere yawe ntibahagaze imbere yacu kuko twe ntacyo twabamarira. Uyu mugoroba baje gushakira ubuhungiro kuri wowe. Ndabasengeye, ni wowe uzi ubuzima bwabo, ni wowe uzi ibibagora, ni wowe uzi ibyo Satani abafatiramo, ni wowe uzi bananiza. Ca imigozi yose, ubaremera ibyiringiro bishya Mana. Icyabatumye baza gusenga uyu mugoroba ntibataha ubusa, batahana ibisubizo byabo. Ubaremera ubuzima bushya, ubaremera imibereho, ubaremera ibyiringiro, ubaremera ubuzima bw'imbaraga, ubaremera ubuzima bushya, ubaremera icyerekezo gishya, ubaremera ubugingo. Mwuka wera, turasenze ngo utwikire aba bantu, ubatwikire, ubakomeze, ubabe hafi,
ubayobore ubagirire neza kandi ubahe umugisha. Wumve gusenga tubasengeye umugoroba mwami Yesu, ubane nabo kandi ubagirire neza iteka ryose mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Ngira ngo reka nsabe Pacifique aba bantu rwose mubegere muze kubaha umwanya mubaganirize bakire Yesu. Arigiye wicara ukumva umwuka arakubwira ngo ariko ushobora kuba urimo kubwira abantu ngo nibabe ibisubizo kandi ubwo bakeneye ibisubizo. Ujye wumvira umwuka, niwumva ijwi rye ritoya ujye ukora ibyo yakubwiye. Imana ibahe umugisha kandi bene data kuko mwemeye guhaguruka mukumvira umwuka. Reka noneho natwe dusenga Imana duhagurutse. Ongera dusubirizemo iyo ndirimbo ariko shyiramo beat ya iriyo. Hari igihe umuntu atanga beat y'indirimbo kumva nanga beat yayo ntirimo kujyana na ritime. Na 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 Humwaze wikara ry'umuriro Mana yanjye nteje kumva ariko reka mbabaze birakunda cyangwa ntibikunda. Hari igihe abantu baririmba indirimbo ukavuga ati niyo yabananiye cyangwa nibo bayinaniwe. dore hari benshi bazimiye Yesu bamenyesha ubuntu bwawe Mana yanjye nteje umwaze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye nteje umwami Mbere Mana yanjye umuntu w'Imana yaravuze ati nge ntacyo nishobore ariko ashyuhijwe n'umuriro ati Mana none uzume Mana yanjye nteje umwaze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye nteje umwami Mbere hari abantu benshi bazimira batamenye umwami Yesu uze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu Mana yanjye nteje umwaze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye nteje igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza Mana yanjye nteje umwaze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye nteje umwami Mbere igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza nteje umwaze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye
nzamubona imbere yawe. turagushimye mwami wacu Yesu Kristo. Reka uyu mugoroba mwami natwe turirimbe nk'uyu muririmbyi ngo mana yanjye ntege kubu unkozeho ikara ry'umuriro. Mwami Yesu waratubwiye ngo umwuka wera naza ngo tuzahabwa imbaraga, ngo kandi turangiza tuzabagwa ko guhamya ngo guhera i Yerusalemu ni Yudaya, mwami Mana kurinda tuci Samariya tukagera ku mpera z'isi. Mana turasenga ngo uyu munsi imbaraga zawe zimanukire aha hantu, turasenga ngo uyu munsi imbaraga zawe zimanukire kuri aba bantu, turasenga ngo uyu munsi mwami natwe dukozeho ikara ry'umuriro, kuko inshuro nyinshi natwe tuba turimo kuvuga ngo ntacyo nishoboreye, ngo ngewe ntabwo nzi kuvuga, ngo ngewe ntabwo nzi gusenga, ngo ngewe ntabwo nzi iki n'iki, ariko turasenga ngo imbaraga zawe zimanukire Mana, kuko n'abatubanjirije bose bahindaga umushitsi iyo bahamagaraga, bahindaga umushitsi iyo batumaga, bagiraga ubwoba, ariko uyu munsi natwe turasenga ngo imbaraga zawe zituzeho kugira ngo ushobore kudukoresha, kugira ngo ushobore kutuyobora, kandi aho tugenda hose abantu bumve impumuro nziza yawe. Twambike imbaraga mwami, twambike imbaraga ngo dushobore kukuvuga, twambike imbaraga ngo dushobore kuguhamya, kandi mwuka wera uze utwuzure, uze utwuzure, uze utwuzure, ukoresha ibitekerezo byacu, ukoresha amarangamutima yacu, ukoresha imibiri yacu, ukore niyo twebwe tutavuze, wowe uvugire muri twebwe. Reka imbaraga zawe zigendagenda aha hantu. Turasenga ngo uru rusengero mwami urwuzuza icyubahiro cyawe, turasenga ngo uru rusengero mwami urwuzuza ubwiza bwawe. Uzajya yinjira hano wese ajya yumva presence yawe, uzinjira hano wese ajya yumva imbaraga zawe. Nitubwiriza ubutumwa abantu bakizwe, nitwigisha abantu bahinduke, nidusenga abarwayi bakire, nidusenga ibibazo bikurweho, imbaraga zawe zimanukira ahantu Mana. Umva gusenga dusenga uyu mugoroba, reka ugendagende hagati muri twebwe, ukore kuri buri muntu umwambike imbaraga, ukore kuri buri muntu umuhumura amaso, ukore kuri buri muntu ukureho igihu gitwikiriye ibitekerezo bye, gitwikiriye umutima we. Imbaraga zawe zikorera ahantu Mana. Mwuka wera genda hagati muri twebwe, kuko ni we sezerano ryacu. Umwami wacu yaratubwiye ngo nuza, ngo nuza, ngo nuza uzenda kubye ubidusobanurire. Umwami wacu yaratubwiye ngo nuza uzadusobanurira byose, ngo uzatuyobora mu kuri kose. Umwami wacu yaratubwiye ngo nuza uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Umwami wacu yaratubwiye ngo nuza ngo uzaduha imbaraga. Umwami wacu yaratubwiye ngo nuza niwe uzatuyobora mu kuri kose. None mwuka wera turakwiyeguriye, twishyize ku gicaniro cyawe, reka umuriro wawe umanuke, twebwe tuba ibitambo bizima, kandi numara kudufatisha aho tunyuze hose abantu bajye bumva impumuro ya Kristo. Genda hagati muri twebwe, genda hagati muri twebwe, genda hagati muri twebwe, genda hagati muri twebwe. Mwuka wera turagutumiye, uze wuzura aha hantu. Abazajya bateranira bose, ari abazajya baza ari abashyitsi, abazaza ari abasangwa, bajye bumva imbaraga zawe. Reka ahantu haba isoko y'imbaraga, reka ahantu haba igicaniro cy'imbaraga, reka ahantu haba ikivumbikisho cy'imbaraga. Reka imbaraga zawe zitura aha hantu mwami Yesu, uze wime ugaragara aha hantu, abantu bajye bakubona tutagombeye kukuvuga, abantu bajye bakubona baciye hano gusa. Uzaca ku irembo ry'uru rusengero, uzaca ku kibuga cy'uru rusengero, uzinjira muri uru rusengero ajye yumva imbaraga zawe, ajye yumva presence yawe, ajye yumva mwami impumuro yawe mu byo dukora byose. Reka imbaraga zawe zigendagenda ahantu Mana. Genda mwuka wera, genda mwuka wera, presence yawe yuzura urusengero, imbaraga zawe zirukoreremo, imbaraga zawe zikorera aha hantu, kandi buri muntu wese uzagera aha hantu ajya akorwaho nawe. Wumve gusenga tugusenze. Reka imbaraga zawe zikorere mu makorari, reka imbaraga zawe zikorere muri worship team, reka imbaraga zawe zikorere mu pastori, imbaraga zawe zikorere mu bavuga butumwa, imbaraga zawe zikorere mu Kristo, imbaraga zawe ziba ahantu iteka ryose. Kandi mwuka wera genda utura ahangaha, uhagira ubuturo bwawe, ahaba isoko y'imbaraga, ahaba isoko y'imbaraga, ahaba isoko y'imbaraga, ahaba isoko y'imbaraga, ahaba isoko y'imbaraga. Ugendagende muri twebwe kandi ukora ibitangaza n'ibimenyetso, abantu bamenye ko hari. Manukira ahantu mwuka wera, manukira ahantu mwuka wera, manukira ahantu mwuka wera, manukira ahantu mwuka wera, manukira ahantu mwuka wera. Hora magashika sentere y'amashankasia. Reka imbaraga zawe zimanukire gukora ibitangaza, reka imbaraga zawe zimanukire gukora imirimo ikomeye, reka imbaraga zawe zimanuke. Uduhe Pentekote yacu, uduhe Pentekote yacu ko bigejeje kuri wa munsi
ba Petero bari mu cyumba cyo hejuru buzuye ubwoba bahinda umushitsi, ariko ngo bahuje umutima barimo gusenga, imbaraga ziramanuka, buzura umwuka, barasohoka babwiriza ubutumwa, abantu 3,000 birakizwa, barongera babwiriza ubutumwa, abandi 2,000 birakizwa, barongera babwiriza ubutumwa, ngo Yerusalemu yuzuzamo ibyo bigishije byose. Ongera ubikore Mana, ongera ubikore Mana, ongera umanura imbaraga muri iyi minsi. Nituririmba abantu bajye bakizwa, nituririmba abantu bajye bahinduka, nitubwiriza ubutumwa abantu bakizwe, nitwigisha abantu bahinduke, nidusenga ibintu bikoreke, ingumba zibyare, abarwayi bakire, abantu bahaguruke bagukorere, imbaraga zawe zuzura aha hantu. Bigaragaze Mwami Yesu. Genda muri iri teraniro, ugendagende n'ahandi. Wa munsi ubwo Mose yazanaga abayobozi ba Isirayeli bagombaga kumufasha, ngo Erudadi na Medadi bari basigaye mu ngando, ariko umwuka amanutse nawe amanukiraho. Turasenze ngo ntumanukire kuri aba bonyine, ahubwo umanukire ku bakristo bose b'iri teraniro, umanukire ku bakristo bose b'iri torero, kandi ntaba ari iringiri ryonyine, ahubwo amatorero yose yo mu Rwanda yitiriwe izina ryawe. Muri ino minsi Mana, turashaka kubona Pentekote nshya, turashaka kubona imbaraga zimanuka, abantu bakamenya ko dufite Imana. Turambiwe kuba iciro ry'imigani, turambiwe kubona dusekwa. Turasenze Mana ngo muri no minsi uvindicating izina ryawe, wigaragaze, kandi nituvuga abantu bajye bamenya ko dufite Imana, nidukora abantu bamenye ko dufite Imana. Imbaraga zawe zongere zikore, abantu bose babimenye, n'abayobozi babimenye, n'abategetsi babimenye, n'abapolisi babimenye, n'abasirikare babimenye, no muri government babimenye, no muri parliament babimenye, no muri senate babimenye, n'abameya babimenye, n'abandi bose. Imbaraga zawe zimanuke ku buryo itorero ryawe Mwami rizagaragaza presence yawe. Genda hagati muri twebwe, ariko ugendagende mu gihugu cyose, uturere twose tw'iki gihugu udutwikire n'igicu cyawe. Igicu cyawe gitwikira uburasirazuba bwose, n'uturere twose turimo, n'imirenge yose irimo, n'utugari twose turimo, n'imidugudu yose irimo. Ufata amajyaruguru yose, ufata uburengerazuba bwose, ufata amajyepfo yose, n'umujyi wa Kigali. Twumva impundu z'agakiza ahantu hose kubera imbaraga zawe Mwuka Wera. Genda hagati muri twebwe, kandi nurangiza udukoreshe. Gendera itorero muri ino minsi, uhembura umurimo wawe, uhembura umurimo wawe, uhembura umurimo wawe, uwutwereke uhembutse. Duheshe izina ryawe icyubahiro, uduhe umugisha natwe tuwuheshe igihugu, ko ni mu izina ryawe dusaba Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.